komeza kugubwa neza ahantu hose urereye ku isi, waba uri mu Rwanda, muri Afrika ndetse n'ahandi hose ku isi waba uri. Komeza kugira ibihe byiza cyane. Twebwe twitwa Nzuri Business Group Limited. Icyo tugusaba ni kimwe, no gukora subscribe kuri Nzuri Market kugira ngo buri mari yose tuzajya dushyira kuri YouTube channel yacu uzajya ibona mu bambere 5 kuri 5. Tuba tugufitiye imari nyinshi cyane kandi nziza, yaba inzu zikodeshwa, inzu zigurishwa, ibibanza ndetse n'indi mitungo yose itimukanwa. Mu gihe rero washaka kugura umutungo wose utimukanwa, watugana tukawurangira ahantu heza kandi ku giciro kidahanitse cyane. Mu gihe nawe ushaka kugurisha umutungo wawe utimukanwa, nawe watugana tukagushakira abakiriya bagura ahantu hawe mu gihe gito cyane. Dufite n'indi service ya property management, aho tugufasha kumanagingira imitungo yawe. Izo service ukoresha zose wazisanga muri Nzuri Business Group Limited. Ndibuze kuguhereza nimero waduhamagaraho mu gihe waba ukeneye service imwe muri izo nkubwiye haruguru. Kuri uyu munsi rero tugufitiye inzu nziza cyane igurishwa, iri mu kibanza kinini cyane gifite metero kare 1405. Ni inzu iherereye i Kanyinya kuri kaburimbo neza ukirenga ku bitaro bya Kanyinya byabanje kuba bya COVID-19. Ni inzu ifite ibyumba 5, ikagira salo ndetse na saramanje. Inzu kandi ifite n'umwanya washiramo cuisine yo mu nzu. Ni inzu ifite toilette mu nzu, ikagira kandi na annex nziza. Iyi nzu kandi iteretse neza mu kibanza ku buryo ushobora gukuramo ibindi bibanza 3 wagurisha cyangwa se ukabyubakamo. Igiciro cy'iyi nzu ni miliyoni 20, ariko zishobora no kuganirwa. Hora mushaka ibindi bisobanuro kuri iyi nzu, wahamagara 07884667 cyangwa ugahamagara 0782300123. Ushobora kandi no kudusanga aho dukorera ni ku Muhima, hafi y'inyubako yaho zikoreramo ya Maha neza ugeze kuri ferry zo ku Muhima, itubona inzu y'amatafari ahiye yanditseho Shema House. Aho ngaho niho dukorera kuri floor ya nyuma ku muryango ureba ku Gisozi. Ushobora kandi no gutangira kudukurikirana ku mbuga nkoranyambaga zacu zose, haba kuri Twitter, Instagram, Facebook ndetse na YouTube, wandika Nzuri Market. Aho naho kandi abariho indi mitungo myinshi igiye itandukanye, ku buryo uramutse ugize ubushima nabwo waduhamagara ukaza tukakubwira byinshi kuri wo, tukaba twanakujyana kuri uwo mutungo neza ukawirebera. Ikaze cyane muri Nzuri Business Group Limited. Dukora subscribe kuri iyi channel kugira ngo hatazagira imari nimwe izajya gucika. Ikindi kandi washaringa iyi video ikagera ku nshuti n'abavandimwe, bakanareba n'indi mitungo myinshi dufite ku mbuga nkoranyambaga zacu nyine nakubwiye haruguru. Ikaze cyane muri Nzuri Business Group Limited. Umukiriya ugeze iwacu aba ari umwami. Rero komeza kugira ibihe byiza ndetse ukomeze no kugira umunsi mwiza.